ndahaguruka njyayo nkimara kugerayo nkegera ipine neza ndeba ukuntu ariho ayihaka ibiraturitse ipine iraturika iziriya pine rero zijyamo umwuka mwinshi cyane ituritse havamo amasinga buri ipine ikozwe n'amasinga yego ya masinga niyo yanyinjiye mu mubiri ubusinga bw'amapine bw'iyo pine burinjiramo ari aka kavuyeho ari aka ngaka hose byinjiramo iyo mikoro yawe ukuntu isa ndayibona ariko gahera hasi ku mano ariko gasa burya ubundi tuba dufite inshuti iyo turi mu kazi yego ariko ndakubwiza ukuri ko inshuti nari mfite zose bya bihe nari ndimo nicaye nibaza uko abana baziga nibaza uko umuryango uzabaho nanjye ubwanjye yego narwayemo agastroke stroke ndagenda wese neza ubu n'aka kaboko urabona ko katarambuka neza umuntu wo mu nzu urwaye pararizi rwara pararizi imugaye nkimara kugerayo aho kugira ngo njye gukora ikinjyanye ahubwo nahise mpamagaza ibase nduka ikintu cyitwa amaraso amaraso ubona twatubase dutoye ntera amaraso kuko amaraso yari yanshizemo bahamagara ambulance CHK irazi bama transfer yo kujya CHK CHK ngezeyo nabo birabagora birabayobera mu gifu ibibyimba imbere ibibyimba bitatu binini noneho umudogiteri agerageza kubwira madame ati rero urwaye wawe arwaye kanseri urumva we kubyakira ubwo ntabwo mbizi uko yabyakiriye baranabimpisha bibaho mu gihe cya controle aho maze kubiviramo bampa imiti ndi CHK ndwaye ndi mu bitaro hashize nk'icyumweru hafi icyumweru n'igice nibwo dogiteri yaje agaruka ari muri controle arambwira ati rega ati rwose taha ujye mu rugo ntabwo ibyaye byoroshye bwiza ukuri yewe ndi umuntu wamaze kwiyakira nurabona ububabare nanyuzemo bw'ubumuga ibyo bindi ntabwo byambuza kubyakira ibyo ari byo byose arambwira ati rwose ati reka mbikubwire arambwira ati urabona twasanze ari kanseri ati sinzi impamvu madamu atakubwiye nuko ati madamu araceceka ntiyagira icyo avuga ariko muganga warabinyibwira burya iyo umuntu ari mu bibazo abona abantu cyane abantu nibwo bagaragara burya ntihazagire ukubeshya ngo ni inshuti yawe inshuti yawe uzayibonera mu bibazo ahantu ugeza ukavuga ati ariko se ikosa nakoze ni iri rituma kimwe kiraje reba hajeho kumugara ibi by'ipine ipine ivuyeho bimaze gukira haje stroke ivuyeho haje ibibyimba byo mu gifu urumva kibagabaga nayigiyemo no kunjyana CHK ngenda ndi kuri bomboni ingezeyo nabwo nyibaho bomboni ubuzima buragoye habamo kwihangana kuba ufite burya abana n'umugore nawe ubwawe ukeneye kubaho ikintu kingora cyane ubu ngubu ni nagarukiye kure pe ku buryo abantu bari bambitse byarangiye bavuga ati batekerezaho iyo abantu batangiye no gutekerezaho bazashyingura umuntu ubwo icyo gihe kiba cyabaye ikibazo gikomeye ariko ubu ngubu ndacyahumeka umwuka w'abazima kubera Imana akabura abantu bamufasha muri bwa burwayi bwe ariko umuntu yapfa indabyo z'ibihumbi 10 zikaza yewe abishingira amahema abishingira ibishingira ibyo bazarya muri rwa rupfu rwe kandi nawe ubwe wenda yarabuze agasahane cyangwa izo mbuto ariko ugasanga ibintu abantu benshi bahuruye kubera ko umuntu yapfuye
ibyo wagiye ubibona mu gihe uri mu bitaro. naho navanye isomo rikomeye. Ni naho nese mvuga ni inshuti ko kwibonera mu byago. Gihe naribazaga umuntu twari turi kumwe akabura abantu bamusura, kumbi burya afite abantu benshi, kubera ko iyo bapfaga twarabibonaga. Ukabona imodoka yahuruye imbuga yuzuye abantu bose baje, ukibaza umuntu yabuze n'umugemurira ibijumba, nibura wenda ngo nabyo bizane. Navanye isomo rikomeye, nahise mbona abantu icyo ari cyo. Nahise mbona umuntu umuntu buriya ni mugari cyane. Inshuti yawe mu gihe wishoboye, ariko mu gihe udafite ikintu na busa, uba rwose uba nk'umwanda imbere ye. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Turabashimiye cyane kandi tubaha ikaze mwese mudukurikira cyane ku Impanuro TV, ababana natwe, abagendana natwe mu ngendo zigiye zitandukanye. Turabashimiye cyane kandi turabakunda. Tuganira n'abantu benshi bagiye batandukanye. Nkunda kubibabwira cyane, umuntu aravuka akagera ku isi, akagera igihe akagera mu gihe cyo gufata ibyangombwa, agafata irangamuntu, cyangwa se icyo gihe umuntu aba ageze mu myaka 18 agakomeza akubaka urugo, umuntu akaba mukuru cyane. Ni byinshi cyane baragiye nyuramo, ni byinshi cyane isi ibaragiye imucishamo. Niyo mpamvu dukunda kugenda tuganira na bamwe kugira ngo tubane nabo kandi ngo twishimane n'abishimye kandi tubabarane n'abababaye. Uyu munsi urugendo rwacu rwerekeje kuri uyu mupapa turi kumwe, tugiye kuganira kuri uyu mubyeyi. Ntaramenya amazina ye neza, ariko ari buze kuza kutwibwira kugira ngo twese tuze kuganira tuziranye. Tuguhaye ikaze mubyeyi. Urakoze cyane. Ni amahoro? Ni amahoro, turaho. Muraho? Yego. Watangira twibwira amazina yawe, wibwira n'abantu badukurikiye cyane kugira ngo tuze kuganira tuziranye. Ngiye nitwa Nteziryayo Frank, ariko izina rinkurije ni Saveri. Izina ryo mu bwana. Ubwo Saveri ryari ryo nk'umuryarira? Mu bwana. Ukiri muto cyane. Ni ry'abantu bazi. Uvuze Nteziryayo Frank bakumva Nteziryayo, ariko Frank bakumva ari ibindi. Saveri ni ryo rizwi cyane. Nanjye nkoresha Saveri, se nta kibazo urabinyemerera? Oya, ariko ari ryo ukoresha rwose. Yego. Saveri, uwo mubyeyi, uri umupapa. Yego, sa nkiza kuri aho ngaho. Ndi umupapa, umubyeyi w'abana, mfite abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2. Abakobwa bakaba barashatse, abansigaranye n'abahungu. Yego. Abansigaranye n'abahungu 2. Bo muri kumwe? Bo turi kumwe. Nabo bakishakisha ubuzima. Yego, tugiye kuganira. Reka tubanze twicisha bugufi. Ahangaha twe dukunda gusenga cyane. Dukunda gusenga tukiragiza Uwiteka kugira ngo abane natwe kandi atuyobore mu byo dukora byose. Reka dusenga. Uwiteka Mana, turagushimiye wemeye ko tugera ahangaha tugiye kuganira. Reka ibyo tugiye kuvuga bize kuba ibyo gufasha abantu. Reka ubuhamya tugiye gutanga buze gukomeza abari mu bibazo bigiye bitandukanye, kandi natwe abagiye kutwumva mu izina rya Yesu tubabonereho umugisha mu buryo bugiye butandukanye. Ngwino bane natwe twiyoborere, nibyo tugusabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Turabashimiye cyane mwese mugiye kubana natwe kandi tubahaye ikaze. Amajwi muri buze kuza kumvamo na akavura. Turi mu bihe by'imvura, ariko imvura ni umugisha, ntabwo twayinubira, kandi tuba tugomba no gukora ibintu byose bigakomeza. Uyu munsi umuntu akurebye gutya muri ubu buryo bugiye buryo ndi kukureba ndetse n'abantu badukurikiye bari kubona hari ukuntu umeze, hari uburyo umeze, haba mu buryo
sinzi uburyo ndibuze kuza kubivugamo, ariko niyo mpamvu turi kumwe kugira ngo tuganirize inzira y'urugendo rwawe ndetse na n'uyu munsi ukirimo. Wenda abantu badukurikiye baze kumva impamvu mvuze ibyo bintu. Inzira y'ubuzima bukomeye cyane wanyuzemo ndetse na n'uyu munsi ukiri kunyuramo. Byatangiye gute, byagenze bite kugira ngo uyu munsi waruvuze urabona utazi uko ubona bimeze? Uko bibona ndabibona. urabibona yego. Gutyo ubibona urabona ko nicaye mu kagare. Yego. Kwicara rero muri aka kagare ntabwo nkicayemo kubera ko ari ibintu nashatse. Ibi bintu byavuye ku mpanuka. Byavuye ku mpanuka atari ukuvuga ngo ni igihe wayiteye. Oya, ni ibintu nahuriranye nabyo bingira gutya bituma mera gutya. Uku rero mbona ni uku nguku usanze n'ubwo buzima ndimo bugoye butoroshye. Kuba umuntu w'umugabo yahagurukaga akajya guhahira urugo hanyuma akaza kwicara, biba ari ikibazo gikomeye cyane. Ari ikintu kiremereye. Urumva kugira ngo umuntu, urabona ukuntu umwana, abana bose bakunda ba papa batashye, bakunda ba mama batashye. Urumva ukuntu umwana yagusanganiraga, abona ufite ikintu none akabona mwicaranye muri aho mu rugo, biba ari ikibazo gikomeye cyane. Kandi buri munsi buri muntu akeneye kubona amafunguro, umuntu akeneye kwivuza, umuntu akeneye kurira abana amashuri. Ibintu ni byinshi, kujya kwa muganga nkanjye birangora cyane ko sinjya mbasha kugenda kuri moto. Akaguru kavuyeho, ntabwo kuva bakata hano hasi urabona ko hakase. Ahangaha uraho hakaseho. Na hano buriya bagiye, hari imitsi yagiye icika iritera iza hejuru. Aho ni abaganga bagendaga bakataho, bakavura bakataho ibyapfuye. Noneho sinshobora kugahagararaho ngo mbe nakagenderaho. Byambereye ikibazo gikomeye cyane, ku buryo nashobora kugenda kuri moto bisaba ko mbona imodoka. Ubwo iyo ntabonye imodoka kwivuza biranga. Kandi ya modoka nayo isaba ko amafaranga, taxi zirahenda cyane, ugomba kuyiriha. Kwa muganga ugomba kuyishyura. Ni ikibazo. Wenda turibuze kubigarukaho cyane, tugire umwanya wabyo unahagije cyane, ariko abantu babyumve ko uremerewe cyane. Umunsi tufashe umwanya wo kuganira nuko uremerewe cyane, hari byinshi bikuremereye, kandi ijambo niryo rivuga ngo tubereyeho kugira ngo tubere ibisubizo abandi mu gihe gihe bitandukanye. Nkawe hari mu gihe wari ushoboye, hari abo wabereye ibisubizo mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Impanuka ijya kuba byagenze bite? Wari umunsi umeze gute kuri wowe ku munsi wakoreye impanuka? Hari ryari? Cyangwa kagira Imana, ibi bintu bijya kumbaho byari ibintu bisanzwe rwose. Byari ibintu nari ndi mu rugendo nk'uko abandi bose bajya mu ngendo. Ubu natwaraga ariya mamodoka manini, izi modoka zambukiranya imipaka, amakamyo, Scania, amabenzi n'ubwoko bwinshi. Noneho rero nza kugenda ngiyo gupakira iyo mizigo, ndagaruka ndaza ngeze ahantu bita Rugazi, ni mu Bugande. Aho turahagarara tugiye kurya. Noneho turarya, birangiye umwana twakoranaga ati rero bawicaye buruhuka, reka njye ku ikamyo ndebe amapine ko yaba ari mazima yose, tuzunguruke. Ati ndaje nkubwire hanyuma dukomeze urugendo.
umwana rero arahaguruka aragenda arareba araza arambwira rero ati ba wicaye uruhuke rwose ati harimo amapine abiri yatobotse ati ngiye gukoresha ingufu ku buryo nyakora vuba vuba byihuse. Yego. Ok, ndamugana ni sawa. Ni noneho rero reka ngushakire umuntu ugufasha kugira ngo byihute kuko umuzigo twari dupakiye wari ukenewe cyane. Nyirawo yarawukeneye. Yego. Umwana ati rero ati byihorere rwose ati ndagira vuba vuba ati ni kuri remoroke inyuma. Kuri remoroke ntago bigora kuhatera amajeke. Ati nta kibazo ati byihorere ati ngiye kubikora. Yego. Arakora ipine ya mbere ndamureba kuko aho nari nicaye narebaga imodoka. Ipine ya mbere arangiza yishyiraho atangiriye ya kabiri atangiye kuyihaga ndahaguruka njyayo. Njyayo nkimara kugerayo nkegera ipine neza ndeba ukuntu ariho ayihaga. Ibiraturitse. Ipine iraturika. Izira pine rero zijyamo umwuka mwinshi cyane. Ituritse havamo amasinga. Buri ipine ikozwe n'amasinga. Yego. Ya masinga niyo yanyinjiye mu mubiri. Ubusinga bw'amapine bw'iyo pine burinjira mu ari aka kavuyeho ari aka ngaka hose byinjiramo. Ibintu ndabibana igihe kinini mbikorana ariko nshumbagira. Ubwo amatsinga we utarajya kure cyane iyo site amasinga yakwinjiriyemo byagenze bite bikimara kuba urumva ipine ni nk'igisasu kirenze grenade. Haraturitse nyine ubwo uko twari duhagaze aho n'uwo mwana byaradutereye bitujyana mu birere turagaruka twihonda hasi. Bo batujyana kwa muganga. Mu gihe mu kanya gatoya tuba turagarutse baba baratugaruye. Ariko baduha utunini tugabanya ububabare twumvaga tubabara ariko bidakabije cyane. Baduha utunini tugabanya ububabare. Utunini tugabanya ububabare tumaze kutunywa nta kindi cyabaye ko ipine nubwo yari yaturitse twafashe ya reserve rero dufungaho tukomeza urugendo. Yego. Tukomeza urugendo rwose turakomeza mbikorana amezi 7. Ariko muri ayo mezi 7 ntabwo nari nzi ko ya masinga yangiye mu mubiri. Bwa bukwege bukoze ipine nibwo bwaturitse buba ama ekara bwinjiramo hano. Noneho ntangira nyuma y'ukwezi natangiye kujya nshumbagira. Mu kugenda kwa nyanga cumbagira bati rero mwema cyane ushobora kuba urwaye guti. Hariya rero za Bugande zahe bakunda guteka ibinono abantu benshi bandangira umuti bati ntukujya urya ibinono nibyo bivura amagute n'iki. Ndabyihata ariko biranga bibi byose. Ya mezi 7 ashize rwose nari mfite akazi keza pe. Amezi 7 ashize ubwo nabwiye data uje rero ndamugana urabizi rwose ntabwo nabasha gukomeza gutwara iyi modoka. Amaguru agenda ajejeta amazi ko byageze aho birabora hagaturika nkamera nk'umuntu bokeje. Ubona ko umuntu yahiye yagira ibintu by'ibibyimba bizaho by'amazi bizaho biratutika ahantu hose. Ndavuga ni wapi ibintu bivamo. Ntibivamo. Hashize nk'icyumweru njya kwa muganga barapima. Bapimye aho kugira ngo bapime amaguru yombi aka kari kagaragaje uburwayi imbere bari ko bacisha mu muntu za mashini babona twatwu akungako aka. Babibonye rero barakata babikuramo byose. Namaze ngira ngo amezi nkane mu bitaro. Baransezerera ndataha. Yego. Ingeze mu rugo biba ngombwa ko numva ashaka kongera gusubira mu kazi kuko aka kaguru ko kari kakiri kazima. Akaguru nta kibazo nari ngafiteho na gito. Yego. Nta nubwo nigize kakize kandya nkuko kandi kandya. None amaze kugera mu kazi ndakora nkora ndi mezi nka 5. Yego.
muri ayo mezi 5 rero akangaka nibwo kagaragaje ibibazo. Naka nubwo kari katarakira neza gusubira mu kazi nuko ari bwa buzima nyine. Bwa buzima crises zigiye zitandukanye. Subiye mu kazi muri hashize nk'amezi 5 kano noneho gatangira kaba umukara. None iyo mikoro yawe ukuntu isa ndayibona ariko gahera hasi ku mano ariko gasa kagenda kuma. Ubwo biba ngombwa ko none nongera guhagarika akazi isubira kwa muganga. Ingezeyo bati rero bati hari ikirwara cyitwa gangrene kibyara kanseri. Nibyo byakwatatse ariko kumbi bituruka kuri ya masinga yagiye matigeze agaragara kuko barakasi gufa basanga igufa ryabaye umuhondo w'umuhondo aho kugira ngo ribe umweru riza ari umuhondo. Akaguru baragakase rero nako bakaguru bagakura bagakase bafata icyemezo cyo kugakata bitewe nuko icyo kintu cyari byagaragaga ko kizabyara kanseri. Bagakata rero bitari byabayo bagakata karika ntabwo karaba paralize nangwa kabiparalize oya karika taraba paralize ariko ubwo narababaraga nari nabaga meze nk'umuntu uri mu muriro bameze nk'umuntu ukandagiye mu buriro cyangwa mu rushirira byabaga nari inkomerewe cyane yabaga ari uburibwe bagakuraho bakimara kugakuraho ndongera ngaruka mu buzima numva mbaye umuntu muzima. Iyo rero ndataha ubwo hari muri ryari hari ibi byabaye 2001 rwose nari ndi muri nibwo nari napakiye muri Kenya. Ne 2001 ntago nibuka itariki ariko 2001 igihe za ndege zigonga za ya magorofa yo muri Amerika. Nicyo gihe nibwo nari maze gupakira ubwo rero nkora isafari ndataha. Ubwo nyuma y'iminsi 2 ibyo bibaye nibwo ibingibi byambaye. Yego hanyuma ubundi rero ndaza mpura n'cyitwa ubuzima. Mpura n'ikintu cyitwa ubuzima. Burya ubundi tuba dufite inshuti iyo turi mu kazi. Yego ariko ndakubwiza ukuri ko inshuti nari mfite zose narababuze ndagenda ndirya ndimara. Yego ku buryo naho nari ntuye nahagurishije. Mbagurisha kugira ngo abana bakomeze amashuri. Yego nanjye nkomeze mbeho. Ubwo biranga ariko ngira amahirwe abana bararangiza. N'ubu ngubu rwose wabucura ari mu badefanze ejo bundi. Yego ubwo ubuzima burakomeza ariko mu bintu bingoye mu buri bya bintu udashobora kumva undeba gutya wabona ko nta kibazo mfite. Yego ariko imbere ho biteye ubwoba. Imbere birakomeye cyane biteye ubwoba. Umaze niwe wari ufite ubushobozi bwo kujya gushakira umuryango birahagaze no kugenda ntukibibashije. Ako ngako naho kugenda byari byaranze byahise bihagara cyabyo byahagaze nyuma. Ako kanda kari gasigaye akari gasigaye nako akangaka kerekanye uburwayi imbere karavurwa karakira. Akangaka rero ko kaje nyine gakurwa kaje karwara ariyo solution nta yindi. Yego kuko iyo bakarekeraho byari kumbera ibibazo bikomeye. Yego n'ubuzima uyu munsi ufite byashobora kuba butagihaje. Yo karekerwaho n'ubuzima uyu munsi ufite bwashobora kuba butari kuba gihaje. Ntabwo nari kuba nyiriyo kuko kanseri yageze ahangaha biba byararangiye. Birarangiye uje mu isi uje mu buzima busanzwe ubuzima bwo kudakora ubuzima bwo kuba mu rugo. Twigeze mu isi y'ubuzima wanyuzemo n'umuryango wawe muri icyo gihe. Kubona ukuntu mbivuga biragoye. Ariko nk'abumva bo barabyumva. Kuba wari umuntu wahira urugo
ukicara urumva iyo myaka ishize yose yego ni intambara ikomeye cyane kuko nageze n'aho najya mpamagara umuntu kuri telefone yego niba barakekaga ko wenda hari ngiye gusaba rimwe na rimwe rwose ntibufate telefone byaba ari no kumusuhuza wapi kayihorera ariko ngira abavandimwe bamwe bakajya bagerageza kunyoherereza akantu ariko nabwo bigoye kuko ka kantu nako bohereza kasanga warapfa wari mu madeni n'ubundi ukongera ukishyura uyasubiramo ubuzima bukomeza gutya ariko biragora gusa aho byaje kungorera cyane yego nuko naje kongera kurwara indi ndwara ituma noneho mba hasi niba ari sinzi ukuntu byagenze niba ari ibibazo nari ndimo sinzi uko byagenze muri bya bihe nari ndimo nicaye nibaza uko abana baziga nibaza uko umuryango uzabaho nanjye ubwanjye narwayemo agastroke stroke ndagenda wese neza ubu n'aka kaboko urabona ko katarambuka neza ahandi ibindi baravuye birakira ariko ahangaha biranga stroke biraje stroke biraje mba umuntu wo mu nzu urwaye pararizi rwara pararizi imugaye uva ikibazo mba umuntu wo mu nzu njya kwa muganga bagaterura mba mu buzima bugoye pe bugoye bubi ariko ngira amahirwe bagenda bamvura byari byagiye byose biragaruka nsubira mu buzima busanzwe mbaho n'ubu ngubu ndacyariho ndashima Imana ariko wumve ngo nanyuze mu buzima n'ubu kandi bikirimo kuko ubu ngubu kugira ngo mbone ukuntu ujya kwa muganga ntabwo ari ibintu byoroshye kandi kwa muganga bisaba ko mporayo abaganga barampamagara ariko aho naba nsimbutse kubera ko stroke yo yaje muri icyo gihe ngibi bikiba bwa mbere muri cya gihe cyo kumva nijarira nshaka wenda ko nagenda ku mbago nibwo stroke yahisize ije noneho nayimbuza no kugenda aho bikirimbuza no kugenda ku mbago ku buryo nakwambara na proteze ntabishobora kuko kano kaboko kadakora ngubwo ubuzima ni ubuzima buremereye cyane bugoye nk'umuntu ufite urugo ufite umuryango warabyumva ntabwo ahita abyumva cyane ahita abyumva cyane ku bigendanye n'izo ngaruka z'imvune bw'amaguru byarakize neza completely ku kaguru uretse rimwe na rimwe hano hajya haturika hano hasi hajya haturika ariko bakahavura hakongera hagakira iyindi ngaruka yindi ku byerekeye ibingibi byo kumugara ni rimwe na rimwe iyi mitsi no guhagarara wenda nko ninanura wenda nkahasa n'uhagurukira ku kintu nkagifata mpagaze ntabwo ushobora guhagarara amadakika arenze 15 mba numva ameze nk'uhagaze ku misumari kuko ngira ngo hari amaraso ntanatembera ngo agereyo neza ntabwo bisaba guhagarara mfashe ku kintu nabwo ntabwo nahagarara gutya mfashe ku kintu nibura amasegonda menshi n'atanu nkahita ngaruka nicara nihuta akagari katari hafi nakwicara hasi biragoye cyane ubuzima ni ubwo ngubwo bwo kwiyicarira ubuzima ni ubwo bwo kwiyicarira ubu rwose naje kugiramo n'ikindi kibazo ejo bundi mbaho urabona kurya icyo uriye cyose kirakuyoboka kubera ko nta siporo uba wagikoresheje nta siporo uba wagikoresheje
ndarya ngenda mbyibuha urabona ukuntu hano byabaye umubiri uba munini ntabwo ari ukuntu hanganaga yego ntabwo nzi ko ari cyo cyabiteye ariko nyuma yaho ejo bundi nari mfuye Imana iratabara rwose pe narigeze kure cyane kuko narwaye umugongo umerera nabi abantu baravuga bati rero ni ukwicara igihe kinini uri no mu kagare utabasha gukora siporo utabatse uwo mugongo ngiye kwivuza bavura umugongo Kibagabaga baravura bampa imiti ndanywa ibintu biranga pe biranga noneho baransezerera ndataha yego bampa imiti yo kunywera mu rugo ngeze hano mu rugo imiti nayinyoye icyumweru yego icyumweru gishize twari tumaze kurya byari nka saa 4 z'ijoro saa 4 z'ijoro twari tugiye kujya kuryama yego turagenda ngeze mu cyumba bira madamu rero nabizi nari maze kugera ku buriri ariko ndeka manza ajye kuri toyi bo ati genda ujyeyo niba wumva bitameze neza ajyeyo njya mu kagare njya kuri toyi nkimara kugerayo aho kugira ngo njye gukora ikinjyanye ahubwo nahise mpamagaza ibase nduka ikintu cyitwa amaraso amaraso ubona twatubase dutoye yego naragacagashije ubwo iryo joro saa 5 n'igice saa 6 ubwo madamu yahise ahamagara imodoka duhita tujya dusubira kwa muganga dusubira Kibagabaga tugeze Kibagabaga ubwo nakaka bose twarakajyanye kugira ngo babone ibyo bintu binarutse ibyo ari byo tugezeyo bantera amaraso kuko amaraso yari yanshizemo biranga ndahwera ngo njya ahantu kure sinzi barabimbwiye ariko iyo umuntu yageze aho ajya muri bombo bagushyira kuri bomboni bikomeye ibintu biba byakomeye ndongera ndahembuka aho mpembukiye nabwo baransezerera ngo ntaye ariko mu by'ukuri bampa imiti yongera amaraso yongera iki ariko icyo kibazo cyo mu nda cyatumye nduka amaraso kitari cyamenyekana baransezerera bakimara kunsezerera nk'aho imodoka imaze kuza ihageze bagiye kunsunika mu kagare ngo njyeyo numva ikintu cy'iserere kiraje kiranzunguza mu buryo bukomeye cyane abantu bagiye muri ariya masikaneri bwo barabibona muri sikaneri habamo ikintu kikaraga cyane ku buryo buteye ubwoba gifite umuvuduko ubwo rero nanjye aho nari nicaye nagize uwo muvuduko ibintu byose ndi kumwe nabyo nkabona ndiho ndagenda nabyo byirukanka cyane aho kanya ngo ndongera ndahwera ibyo babimbwiye nyuma aho mpembukiye ndongera ndahwera nyamara guhera ubwo barongera bashyira ku maraso amaserumu n'ibiki aho kanya nabo babona birabagoye bahamagara ambulance CHK irazi bampa transfer yo kujya CHK ngezeyo nabo birabagora birabayobera nyuma yaho umudokiteri mbona n'umudokiteri avuga ati ngomba kujya guca muri endoscopy ni cya kindi bacishamo hano kikareba mu nda barebye mu nda basanga harimo ibibyimba mu gifu ibibyimba imbere ibibyimba 3 binini noneho umudokiteri agerageza kubwira madamu ati rero urwaye wawe arwaye kanseri urumva we kubyakira ubwo ntabwo mbizi uko yabyakiriye baranabimpisha bibaho mu gihe cya controle aho maze kubiviramo bampa imiti ndi CHK ndwaye ndi mu bitaro hashize nk'icyumweru hafi icyumweru n'igice nibwo dogiteri yaje agaruka ari muri controle arambwira ati rega ati rwose taha ujye mu rugo ntabwo ibyaye byoroshye gusa ugenda unywa iyi miti neza iyi miti nuyinywa neza bishobora kuzagira akamaro akagenda ncira amarenga nyuma yaho ndamubaza ese muganga mbwiza ukuri yewe ndi umuntu wamaze kwiyakira
Yego. nurabona ububabare nanyuzemo bw'ubumuga ibyo bindi ntabwo byambuza kubyakira ibyo ari byo byose. Yego. arambwira ati rwose ati reka mbikubwire. arambwira ati urabona twasanze ari kanseri. ati sinzi impamvu madamu atakubwiye. nuko ati madamu araceceka ntiyagira icyo avuga ariko muganga warabinyibwira. Yego. mbamenye ko mfite icyo kibazo cya kanseri ya muntu. noneho ubwo nari ntangiye koroherwa maze kumva nta kibazo bantera amaraso y'ubwoko bwinshi sinzi ayo bazana agatukura hakazamo n'andi adatukura cyane sinzi ngo ukuntu bivangwa simbizi. aho bimariye koroherwa bati ugomba guhabwa randevu yo kuzaza kubagwa kugira ngo bavanemo ibyo bibyimba. baganga b'abakoranabushake nibo bamwe bavuze bariya bava hanze bati ntabwo uyu muntu mwamubaga aka kanya mube mumwihoreye iyo randevu nimuyihorere ahubwo nimumuhe imiti y'amezi 3. iyo miti se hashika ntabwo bashobora kuyiguha. urumva bwa za mvune bisaba ko njya gushaka ya miti ihenze cyane nzanywa amezi 3. ngira amahirwe abavandimwe baramfasha imiti ndayibona. maze kuyinywa amezi 3 ashize ngiyeyo dusubiye muri controle basanga bya bibyimba ntabwo bikingana ko wakundi. bati ibi bintu biriho biragenda neza. barongera bansubiza kuri ya miti nanone. kongera noneho kubona amafaranga yo kugura iyo miti bimbera ikibazo gikomeye. ariko nza kugira amahirwe n'ingingo umuntu imiti mba ndayibonye ndayinywa. gusa amezi 6 amezi 6 ashize nsubirayo kuko barampamagaraga. nsubiyeyo basanga mu nda hasigayemo noneho inkovu. bya bibyimba byashizemo hasigayemo inkovu. nondiruhutsa ndavuga ntibanza hari bya bintu biri gukora. n'abaganga ubona barishimye bavuga bati urabona ko iyo tumubaga twari kuba tuyisajije byari ubu ni byiza cyane kuko iriho irijyana ubwayo. noneho bampinda imiti y'amezi 3 nayo ndayinywa. ubwo nshakisha uburyo none mbona andi mafaranga yo kugura iyo miti. aho mariye kuyibona nabwo ndayinywa amezi 9 ashize nabwo nsubirayo ku mezi 9 babaye 9. ku mezi 9 nibwo basanze za nkovu ziriho zisa naho zisubirana hakiri ibibara. ubwo rero nyuma y'ibibara nibwo bongeye kumpa n'amezi 3 nabwo barongera banyandikira ya miti ndongera njya kuyishaka mu bintu bigoye cyane bigoye. ariko burya iyo umuntu ari mu bibazo abona abantu cyane abantu nibwo bagaragara. burya ntihazagire kubeshya ngo ni inshuti yawe. inshuti yawe uzayibonera mu bibazo. ngira amahirwe rwose n'umuntu ntakekaga. umuntu ntakekaga rwose ngiye kubona numva ambajije amakuru ndamubwira anyohereza amafaranga. ndakubwiza ukuri narumiwe naratangaye. anyohereza amafaranga uko nayamubwiye yose ayohereza gutyo yose ashyiraho n'itiki nzakoresha. imiti ndayinywa ndayirangiza amezi 12 barashize. ubwo ni umwaka. ubwo noneho ngiyeyo basanga inkovu mu gifu zashizemo. barambwira batari ko nubwo zishizemo ni ugukora tansiyo. ntabwo tuzi ibyo ari byo niba twari twarabonye kanseri. none ahangaha ntaho twabasha guhita dukata ngo tujye kongera gupima. ni ugukora tansiyo mu gihe cy'amezi andi mezi angana nayo wanyoye uwo muti. ni ukuvuga ngo imiti nayinyoye amezi 12. nyuma y'amezi 12 nabwo nzasubirayo bongere barebe
noneho babone n'aho bashakisha n'uburyo bapima iyo kanseri ko yaba ikirimo. Ubwo urumva rero bwa buzima bugenda byagiye bisa n'aho bihererekanya. Aho ngaho ndakubwiza ukuri ko nk'umuntu wabaye kwa muganga w'ibi bintu mvuga arabyumva. Naho umuntu utarabaye kwa muganga we ntabwo yagira ngo nibyo ndiho niganirira. Yagira ngo ni ukwiganira. Atarabaye ariko afite we wabayeyo, afite inshuti yabayeyo. Yego. Cyane cyane abarwaza. Abarwaza buriya baragowe cyane. Kuko abarwaza buriya babona ibintu byinshi. Buriya madamu nuko adakunda ibintu byo kugira, ariko iyo aza nka buriya we ibyo yavuga byaba bitandukanye n'ibyo ugenda iho mvuga. We yarabibonye ubuzima bwose, ibyo bintu byose yarabibonye. Ubuzima buragoye, bwarangoye, burankubita. Hantu ugeza ukavuga ati ariko se ikosa nakoze ni iri iki nacumuye rituma kimwe kiraje, reba hajeho kumugara, ibi by'ipine, ipine ivuyeho bimaze gukira, haje stroke ivuyeho, haje ibibyimba byo mu gifu. Aribwo navuga ntigiye kugira ubuzima bwako habita haza ibyo ngibyo. Ngayo nguko ibyanjye ni birebire. Byawe ni birebire cyane. Birebire pe. Ariko wagiye nubwo byari bigoye cyane, ariko wagiye ubona imirimo y'Imana ku ruhande rwawe. Imana irakora cyane. Yonyine kujya muri bomboni, urumva Kibagabaga nayigiyemo no kunjyana se hashika ngenda ndi kuri bomboni. Ingezeyo nabwo nyibaho bomboni, ntago nzi iminsi bo umurwaza ni wizi. Ariko bambwira ko byari bimeze nabi pe. Byari bimeze nabi, abantu bose bahuruye bavuga bati Savera aragiye. Ntacyo narinze, ariko ugiye kurwanya iruhande imbere muri jye. Hari ukuntu nubwo buri umuntu aba arwaye aba yiyumva. Muri jye ntabwo sinumvaga nta kibazo gifite gikomeye. Ahubwo nkibaza iyo mpamvu ibyo bintu biza. Ariko aho mariye kumenya ko ibyo bibyimba ari byo byari binteraga, nahise menya icyerekezo cy'ubuzima. Ubu rero ndaho ndwana nuko buri gihe mpamagarwa n'abaganga kugira ngo bagire ibyo bambaza. Ubundi hakaba haje kano kaguru kagezanye ibibazo. N'ibyo. Noneho hakazaho iby'urugo, hakaza ibibazo ni byinshi. Ibibazo ni byinshi cyane rwose, ku buryo iyi stroke no kugira ngo ize banza yarasanga n'ibyo bibazo bindi nari mfite. Ntabwo ipfa kwizana. Ariko rero umuntu w'umugabo bibamo nyine, ubibamo ukabibamo gutyo nta kundi. Uyu munsi ubuzima bwawe buhagaze bute, haba mu buryo bw'uburwayi, haba mu buryo bw'imibereho? Uri mu rugo ubana n'umukecuru n'abana babiri, imibereho yanyu imeze gute by'umwihariko? Uretse ko nagize umuryango mwiza, nkagira abana bihangana, nkagira n'umudamu nawe ubona ibintu uko biri akabitwara uko biri. Urumva naho ubundi ntabwo byoroshye, ubuzima ntabwo bwigeze butworohera. Ni kwa kwihangana kwabo muri kumwe gusa. Icyo kurya cyaboneka tukakibona, cyaba kitabonetse ariko bikaba ari bwa buzima buri aho. Gutyo. Ntabwo nabona ukuntu mbivuga nk'ubu ngubu. Abazi ibyo bintu bo barabyumva, abo mbwira barabyumva rwose, kuko iyo wabasha guhaguruka ukabura amugaye, hakaziramo ubwo burwayi buhora butuma uhora kwa muganga, usanga rwose ubukene ahubwo n'icyagatunze umuryango kigenda ku burwayi.
ukigenda ku burwayi rwose burya barabata baragenda. umuryango wawe wakubaye hafi ndetse na n'uyu munsi uracyabikora. uyu munsi mu bintu ugowe nabyo uvuga ati ibintu birangoye, kuko uyu munsi niyo mpamvu turimo turaganira, tuba turi kuganira benshi cyane abaduteze amatwi, hari benshi cyane abadukurikiye nabo bazi imvune z'ibi bintu, bashaka no gufata umwaka avuga ati ndifuza kuba nashyigikira umusaza, ndifuza kuba namufasha iki ngiki. uko uyu munsi uvuga ati byabaye byose ni abantu uko byagenze kose ni abantu bitangaga. uyu munsi ugowe n'ibiki mu mibereho yawe? imibereho yanjye muri uyu munsi iragoye gusa nubwo abavandimwe bajya baba hafi, ariko burya ntabwo barangiza ibibazo byose. Yego. kandi ntabwo nakomeza kubatera intugu ndababwira buri munsi ntibishoboka. ubuzima buragoye, habamo kwihangana, kuba ufite burya abana n'umugore, nawe ubwawe ukeneye kubaho. ikintu kingora cyane ubu ngubu ni imirire yo mu rugo, kwivuza. uwo mwana kugira ngo arangize ishuri ni intambara ikomeye. intambara ikomeye kuko ndashima n'Imana cyane kuko arangije nta deni. nta deni rwose, kuko impamvu nta deni we yagize amahirwe aritsindira. twarwanaga n'amafaranga yo kumwunganira ku nzu yakodeshaga, uzi ko bo baba mu mageto. we yigaga kuri scholarship. yigaga kuri scholarship. ubwo rwose birangira nta kibazo. aho bigeze ni ukurwana n'ubuzima bwacu. abana nabo niyo bagishyingirwa, ntabwo umwana waba ugishyingirwa ngo ugenda kumubwira ngo mpa amafaranga, ariko ntibishoboka. ariko biraho ni uko nta kundi. ubufasha buba bukenewe, ariko kwiyambaza abantu ugasanga urasubira mu bo wabwiye. abo wabwiye rimwe na rimwe baba hari n'igihe bakurambirwa. bakumva rimwe na rimwe niyo telefone nkubwira ntibanayifate. bakabona ati nta kindi ni amafaranga. muri ibyo bibazo byose mazemo igihe imyaka 20 igiye gushira. irarenga. irarenga 2021 kuri 2025 imyaka 24. 23. maze muze ngo uritabaza uwo muziranye, nizere ko burese uba waramugezeho. gusa hari icyo nari nibagiwe kuvuga. muri ubu buzima nyuma yaho ejo bundi naje kugira amahirwe. urabona ibi bintu by'amagurupe byateye, haza kubaho gurupe imwe bita Mutima Ukunda. iyo gurupe yaransuye rwose, n'iy'abantu b'abashoferi batwaraga amakamyo. bayikoze ari nk'umuntu utanze igitekerezo cyo kuvuga ati mwaretse tukajya gusura kanaka. bakora iyo gurupe baza kunsura. aho byaramfashije rwose, binsunikaho iminsi. nyuma yaho haza kuvuka indi gurupe nayo y'abatwara amakamyo. nayo imfasha ku buryo bwa siranse. imfasha ku buryo mbese ndamutse ngize ikibazo cy'uburwayi ndi kwa muganga, asiranse inyishyurira. kunyishyurira ariko ndi kwa muganga. haza kubaho indi gurupe nanone nayo batwara amakamyo. yishyira hamwe. ubu ngubu tumugaye turi abantu 10 batwaraga amakamyo. twese turi mu ngo, harimo abarwaye amapararizi, harimo abacitse amaguru nkanjye, harimo abahumye guhuma gusa, ahandi ari muzima. mu burwayi bugiye butandukanye. turi 10. iyo rero gurupe nayo iza yitwa God is able. iza nayo
ari gurupe ishaka kugira ngo ijye ifasha ba bantu bayo bamugaye, bamugariye mu kazi, ariko ikabafasha mu gihe cy'amezi 3. ni ukuvuga ngo buri mezi 3 bagaterateranya ikibonetse bakakitugabanya ngo turi 10. Ibyo bintu byose byagiye bidufasha. Nashimira cyane abantu bagiye bakora amagurupe kuko byageze aho bifite aho byankuye. Nari namaze kugera mu rwego rwo gusa naho ntari umuntu, nibaza si abantu twarohanye twagendanye kuki nta bantu mbona. Ariko nyuma yaho urumva izo gurupe zaje kugenda zikora ako kantu buhoro buhoro. Ntabwo navuga ko ari gake ariko uko bije ko kaje karadufasha, ko kaje karadufasha rwose. Ubu amagurupe rero nyashimira cyane. Wenda nabo bashobora kuzabona icyo kiganiro, bazakibona kuko hari abantu b'intwari burya cyane, ku buryo ninamvuga ayo magurupe bayashinze bo barazahita biyumva, bazahita biyumva, ndumva nta kibazo. Ari byiza cyane kandi Imana ibahe umugisha cyane rwose. Uyu munsi uburyo bwo kujya kwa muganga, ese ujya kwa muganga ari uko uhamagawe, ugenda ute? Noneho hari igihe njya kwa muganga mpamagawe kubera wenda ibyo byo mu nda, hakaba n'ubwo ngiye kwa muganga nijyanye ubwanjye ku giti cyanjye bitewe n'uko merewe. N'ejo twaravuganye bwa ko n'ejo nari nagiyeyo bitewe n'aka kaguru karandyaga, noneho aka ngaka nako baciye, hari ukuntu ngo amaraso aza agashaka gukomeza, yashaka gukomeza ngo ajye hasi agasanga naho yagakomereje ntibikunze kwagukata rero direkite, bigatuma kano kaguru kandya cyane, mbaye undi muntu. Mpita mbijyana kwa muganga. Ubwo rwose birananura nko muri ibi bihe by'imvura, bwo ni ibihe byo kuribwa cyane. Inkovu zirandya mu mbeho, noneho n'iyi mitsi nayo ikongera ikambera imitsi koko. Noneho na hano hari imitsi, nuko wenda hari utayibona, imitsi yabyimbye nuko ndayibona iyo izuba riva bwirabyimba cyane. Yariteye burya hano hasi isa naho igarutse haruguru, nabikandya pe, kandi nkumva wagira ngo ni mu rusenda rurimo. Ariko ubuzima bw'umuntu wabashije gukorana akicara hamwe biba ari ikibazo, biba ari ikibazo kigoye cyane. Ntuzangire ijwi ryanjye rero rasohoka nabi bitewe n'ibibazo by'ibirere bimaze iminsi. Ntabwo dushaka gutinda cyane, wenda tuba twaganiriye cyane, wenda tugana ku musozo. Ni irihe shuri wigiye muri ibibazo wagiye unyuramo mu buryo bugiye butandukanye? Iri shuri ryo naribonyemo Imana cyane. Imana niyo nagira nyambere y'ibi byose, kuko urebye aho nagarukiye ejo bundi, nuko uriya madamu niwe wabikubwira neza, nagarukiye kure pe, ku buryo abantu bari bambitse byarangiye, batekerezaho iyo abantu batangiye no gutekerezaho bazashyingura umuntu, ubwo icyo gihe kiba cyabaye ikibazo gikomeye. Ariko ubu ngubu ndacyahumeka umwuka w'abazima kubera Imana. Irindi somo jyewe nakwibwirira abantu nagiye mbona abantu benshi bakunda abantu bapfuye cyane. Nagiye mbibona kwa muganga, umuntu akabaho akabura abantu bamugemurira, akabura abantu bamufasha muri bwa burwayi bwe, ariko umuntu yapfa, indabyo z'ibihumbi 10 zikaza, yewe abishingira amahema, abishingira ibyo bazarya muri rwa rupfu rwe,
kandi nawe ubwe wenda yarabuze agasahane cyangwa izo mbuto, ariko ugasanga ibintu abantu benshi bahuruye kubera ko umuntu yapfuye. ibyo wagiye ubibona mu gihe uri naho navanye isomo rikomeye. Ni naho nese mvuga ni inshuti ko kwibonera mu byago. Njye naribazaga umuntu twari turi kumwe akabura abantu bamusura, kumbi burya afite abantu benshi, kubera ko iyo bapfaga twarabibonaga. Ukabona imodoka yahuruye, imbuga yuzuye, abantu bose baje, ukibaza umuntu yabuze n'umugemurira ibijumba, nibura wenda ngo nabyo bizane. Navanye isomo rikomeye. Nahise mbona abantu icyo ari cyo. Nahise mbona umuntu umuntu buriya ni mugari cyane. Inshuti yawe mu gihe wishoboye, ariko mu gihe udafite ikintu na busa, uba rwose uba nk'umwanda imbere ye, sinkubeshye. Gusa njye nkaba nisabira abantu, kandi ikintu kinambabaza ni uko abo bantu bose nsaba n'ubundi baba bari mu nsengero. Harimo insengero zitandukanye z'abarokore, amadini agiye atandukanye, bose bavuga Imana, bavuga gufasha, bavuga iki, ariko ukabona umuntu apfuye azize kubura ibiryo bidatwaye n'igihumbi. Ni ikibazo gikomeye rwose, kandi abandi bafite ibyo bari kumena, bateka bamena rwose. Wowe wabuze akantu kakurengera uwo munsi, no kwishyura ibitaro bikakugora bahari, ariko wapfa bakaza barwanira kwishyura amafaranga ya moruge. Amafaranga ya moruge wari urimo ariyo bashaka kwishyura kurenza kuba bakwishyura bagura ibiryo ngo bakuzanire. Ni ikibazo gikomeye cyane, urumva. Ariko umva ko kantu, kumva umuntu arwanirira kugira ngo yishyure moruge, wari umaze iminsi mu bitaro, warabuze ukugemurira. Yari kuzana isahane y'ibiryo niyo bya 500 cyangwa 200, ukaba waramuka, ariko akirukankira kwishyura moruge. ati harimo angahe, se abazajya mu kiriyo bazarya iki, bazanywa iki, bazambara iki. Ayo ni amafaranga. Indabyo, ese ururabyo rwiza tuzagura ni uruhe? Hejuru y'umuntu wabuze imineke 2 cyangwa umuneke umwe, cyangwa ako kantu ko kose, indi mboga za dodo imvura yaguye ziramera, hakabura n'usura amadodo ngo azizane, akazazana indabo yagiye kugwa, hakabaho bakazana indabo. Kino abantu bagitekerezaho cyane. Gusa ishuri rirahari, ishuri n'isomo, harimo amasomo menshi umuntu yiga mu buzima. Iyo ugiye ububayemo gutyo urabibona. Yego, reka dusohoze, ariko twaganiriye byinshi cyane. Ntabwo meze neza. Inzira uyu munsi uri gucamo ni inzira iremereye cyane, ni inzira ukeneyemo amaboko y'abantu mu buryo bugiye butandukanye. Abo tuba twaganiye, wafashe umwanya wese akumva ikiganiro, ntabwo wese tumubwiye ngo fasha umubyeyi wacu, oya, kuko ni umutima ufite, ndabizi neza kuri bubikore. Ariko niyo yaba 1, 2, 3, 4, cyangwa se igihe umaze uri mu bibazo ni igihe kinini cyane, wagufata amaboko, wagufata ukuboko kumwe, wagufata bakavuga ati ndifuza kuba nagufasha iki ngiki mu buryo bugiye butandukanye, ndifuza kuba ari cyo nakora ku buzima bwawe, haba mu buryo bwo kuba wajya kwa muganga, haba mu buryo bwo kuba wabona uburyo bw'imibereho ndetse n'umuryango wawe. Ntacyo byaba bitwaye, kandi Imana yamuha umugisha mu buryo bugiye butandukanye. Watubwira imbere yawe telefone ukoresha mu buryo busanzwe, n'uwafata umwanya akaganira nawe, niwe yavuga ati reka guhamagare nganire nawe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, cyo ni nabo muganira.
cyane rwose. yego. nimero yawe? Nimero yanjye ni 0788 44 yego 58 05. ayisubiramo rimwe. 0788 44 yego 58 05. iyo ni iri kuri WhatsApp? Ni iri kuri WhatsApp. yewe hagize n'umuntu ushaka kugira ikintu yamfasha, niyo iri muri Momo. niyo ngiri muri Momo. amazina ni Frank Niziryayo Frank. nibyo byaboneka kuri Momo. hari nk'ushatse kunyohereza akantu. iryo Saveri ni izina ryanjye ryo mu bwana. ibyo ntabwo rizaho ku byangombwa. hari akandi gato ariko nashaka kwisabira. yego. hari aba bantu twagiye dukorera bafite akazi ka taransiporo k'amakamyo. agira ngo rwose bafite ishyirahamwe ryabo cyangwa se n'amagurupe n'ihuriro ryabo. yewe nagira ngo mbisabire rwose nk'umuntu usaba, nta buryo usaba ntago abategeka. yego. mvuga nti aba bantu twese twagiye tumugazwa n'akazi twakoraga, bazadushakira ubufasha. ntabwo ari igihe wivugira jyenyine. navuze ko turi abantu 10. yego. rwose badufashije baba batugiriye neza. hanjye urabona igare ngendamo. yego. karabuze. utu dupine nabuze utundi. utu tugare kugira ngo murazatundi, urabona ahantu hose hahambiriye ibitambaro. hashizeho. kashizeho. ubwo rero ubufasha kuri abo bantu b'abanyamakamyo ba nyirayo. yego. bari ba bosi bacu. n'ubufasha ku bandi bantu bumva babishaka. kuko uwumvise nk'iki kiganiro wenda kumva hari icyo yakora, imfashanyo nta mfashanyo iba ntoya. icyo yakora cyose byaba ari byiza kandi Imana yazakimuhembera. yego. ndumva ari ibyo. niyo si turimo uyu munsi. nshobora kuba umunsi muzehe ukeneye amaboko y'abantu, ariko nanjye ejo ashobora kuba ngewe, bitewe n'impamvu y'uko turi mu isi. impanuka zibaho, ibibazo umuntu ahura nabyo ni byinshi kandi atabigizemo uruhare. hari ibitugeraho tukakira cyane rwose. waganiriye mvishe uko byagenze, haba mu buryo bwo kumugara, haba mu buryo bw'uburwayi bw'ibibyimba, haba mu buryo bwa stroke. byose ni ibiza umuntu akakira. ariko Imana ibihari ikadufasha rimwe na rimwe, igakomeza ikadutiza iminsi yo kubaho. hari n'abo bihitana. abantu birabahitana rwose. baragiye nk'abantu twari turi kumwe aho ngaho, iyo pine yaturikiye. abenshi amakara yinjiye mu nda barapfuye. hari rwose umwana wahabaga wakunda kudufasha cyane w'umwarabu. yego. byamugiye mu nda, abandi bajya mu gatuza. kuko ni nka ekara. yego. bwaragiye bubinjiramo biza no kubica. birababaje ariko nta kundi, ni gahunda y'Imana nuko bigenda. umuntu wese afite inzira azanyuramo. n'ibizamugora byose ni iki. ariko hariho uwo bigeraho bikamwigirizaho nkana. turabashimiye cyane kuba mwemeye kuganira natwe kuri iki kiganiro cy'ubuhamya muduhaye. kandi dushimiye n'abantu bose mwabanye natwe, kandi n'abafashe umwanya bagiye gukorera umugisha mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. wakoreza 1000, wakoreza 5, wakoreza 100, wakoreza 100 angahe. n'abari hanze by'umwihariko inshuti zacu mubana natwe, tubibutse ko nimero yo mu Rwanda ubanza akamenyetso ko guteranya 250 kugira ngo bibashe kuba byakunda. ushobora kwandikamo iriya nimero ukabona ntibiri gukunda, ariko ubanzaho
guteranya 150 ubundi ugakurikizaho 788 n'izindi nimero zari ko yazibahaye kandi muri no kuzibona abatazibonye mu twazumvise twazibandikiye aho ngaho hejuru murimo murazireba. Turabashimiye cyane, dushimire Muzehe Saver wemeye kuduha umwanya utari muto kugira ngo tuganire. Turagushimiye cyane. Nanjye nishimiye kubabona rwose. Mwazigiye. Yego. Mwakoze kandi. Mwakoze. Turabashimiye, turifuza ko tuzongera kugaruka gusura Muzehe Saver. Hari amashimwe afite y'icyabakunzi b'Impanuro TV bakoze ku buzima bwe. Nukuri mu bidukorere, turifuza ko tuzagaruka tugakora ikindi kiganiro. Hari amashimwe afite avuga ati hari abakunzi b'Impanuro TV, umukunzi w'Impanuro TV uri aha n'aha, byagenze uko kandi tubereyeho abandi. Ni umuco dufite, ni umuco twatojwe uko tubisabwa n'Uwiteka Imana. Turabashimiye, ibiganiro byacu nahagaruka. Ciao. Rwose urakoze cyane.